Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, bikomeze bana mwese bakunze umusaraba, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo dukunda kubana nawe tubanye ubwa mbere, amazina ni Samuel Mutezimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu, ndacyandi ndi umukristo, ndashimana cyane ko yongeye kutwemera cyane ko twongeye kubona akanya ko kuboneka imbere yayo, tuganira cyane twibukanye ku bijyanye n'iby'urugendo, kuko iyi ngiyi ni impamba y'urugendo rwacu tuba turimo rwa buri munsi, kugira ngo tumenye neza ko twabwiza ikintu bita imbaraga, kuko nicyo kintu kizaranga cyane abantu b'Imana. Igikenewe ni uko bagomba kujya baganira cyane bakamenya neza ibikenewe kugira ngo urugendo rwacu tuzarusoze amahoro. Gusa mwese ndabasuhuje, abari ku mpera y'isi, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye, ndabizi hari abari za Australia, hari abari za Amerika, abari za European, hari abari muri Aziya, hari abari no muri Afurika cyane cyane n'abumva Ikinyarwanda, ari Abarundi, hari n'abari mu bindi bihugu bitandukanye n'Abanyarwanda bene wacu. Mwese ndabasuhuje, amahoro n'umugisha biva ku Mana twese bikomeze imana mu iteka ryose. Mureke dusenge maze dukomeze cyane no kumva ubutumwa bwiza Imana iba yatugeneye kuri uyu munsi wa none. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ukomeje kuturinda, ukomeje kuba mu ruhande rwacu, nishimwe himbazwe. Mana mpagaze ahangaha imbere ya kamera, rimera cyane ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe uhagaze, mu izina rya Yesu Kristo. Ureke ibyo ushaka ko bigera kuri ubwoko ubikishe muri njye nk'uko wabigambiriye, ureke ibyo wagambiriye Mana abe aribyo ukora mu buntu bwawe. Urakoze kugiye kudushyira kuri bana natwe muri byose, urakoze yuko umugambi wawe ari mwiza kandi no kugira neza abana bawe. Nagushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ugiye byose ko ubishoboye, sabye neza nzi ko ubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Ezekiel, igitabo cyanditswe na Ezekiel ibice 36, dore ku murongo 25, turasoma nk'imirongo igera nko muri ngahe gutyo. Ezekiel 26, 36, dore kuri 25 hari amagambo avuga ngo nzabanyanyagiza mbakureho, nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Haravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose y'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntimugende mu mategeko yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Amen. Yesu nashimwe cyane. Aya ni amagambo, ntabwo ari amagambo maremare, ntabwo ari magufi cyane. Uru ni urwandiko ufite umutwe cyane, Uwiteka yongera kugaruka cyane ku Bisiraheli. Ubu ngubu iri jambo nta wundi riri kubwibwa iyi saha, ni wowe Mwisiraheli, iyi saha ni wowe, ni njyewe. Rero ahangaha tuzi neza ko byagiye bigendekera Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa, babanye n'Uwiteka bari mu butayu. Uwiteka yabahaye manu, abahereza amazi, ariko n'ubundi iteka ryose bakomeje kugenda bagoma, bakagenda bagomera Uwiteka uko bukeye n'uko bwije. Ariko Uwiteka kuko yari umutunzi w'imbabazi iteka ryose, na n'isaha niyo mpamvu natwe akomeza kugenda tugirira imbabazi, ni ukugira ngo tutaza kuba twashiraho burundu, kubera imbabazi ziwe iteka ryose ziduhoraho. Amena. Noneho baza bavuye muri Egiputa, bari kuza
Uwiteka akajya ahora abagaburira. Bageze mu butayu noneho bakora ikintu gikomeye cyane, barakaza Uwiteka mu buryo budasanzwe. Uwiteka abwira Mose aravuga ngo ndashaka kuba narimbura ubu bwoko maze nzakuremere ubundi bwoko. Maze Mose kuko yari umutunzi nawe imbabazi zidasanzwe, kuko Mose yagiraga umutima utandukanye n'indi mitima y'abandi bantu mu buryo budasanzwe. Maze Mose abwira Uwiteka aramubwira ngo nuza kwica aba bantu batari bagera aho bari bagiye, ukaza kubica, kiraza kuba ari ikibazo. Baraza guhita bavuga yuko ubuze imbaraga zo kuba wabageza aho bari bagiye. Niyo mpamvu iteka ryose bahita bavuga uhise ufata umwanzuro wo kuvuga ngo mugiye kubicira hano hantu. Maze Uwiteka yumva igitekerezo cya Mose, maze bituma Uwiteka acogora ku burakari yari afite, bituma ahindukira bwa bwoko. Ahita abwira Mose aravuga ngo kubera icyaha bakoze cyo kwanga kunyizera, bakaba bamaze gusubira muri Egiputa mu mitima yabo. Bose muri make banyitotombeye, bamaze no gusubira muri Egiputa mu mitima yabo. Ikintu kizakurikiraho, bose muri aba bantu abafite imyaka hejuru ya 20, nta n'umwe uzigera agera hariya muri icyo gihugu bari kuvuga. Nubwo bavuga ngo abana babo ngo bagiye kuba baretwa, ngo bagiye kuba iminyago gutya na gutya, ariko icyo babwira aba bantu kuko banze kunyizera, aba bana babo bari kuvuga bari munsi y'iyo myaka 20, nibo bazataha icyo gihugu, bakareba igihugu ba se na ba nyina bazi, maze bakareba ubwiza bwabo, bakareba ubwiza bw'icyo gihugu muri rusange. Rero Uwiteka abwira Mose gutyo yuko ariko bigomba kugenda. Mose araza abibwira Abisiraheli bose baravuga ngo twacumuye ku Uwiteka. Noneho Uwiteka nibwo yasabiriza amategeko bagomba kugenderaho. Ya mategeko nayo n'ubundi yakomeje kugenda abananira iteka ryose. Y'amategeko agiye bananira, rimwe na rimwe ugasanga bayishe. Uwiteka akababwira uko bazajya batamba ibitambo bitandukanye kugira ngo baze ko bakugwaho icyo bita ibyaha byabo muri rusange. Amena. Noneho ahangaha bageze cyane mu gutegeka kwa 2 kuri 28, niho Uwiteka yagise abwira Mose aravuga ngo bwira Abisirayeli amagambo, nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu no kwitondera amategeko yayo yose mbategeka uyu munsi, maze iyi migisha yose uko ingana yose izabageraho. None muzagira umugisha ahantu hose hashoboka. Muri make muzaba muri umugisha, ari mu mirima yanyu muhinga muzabonamo umugisha, ari icyo ukora cyose uzabonamo umugisha, ari no mu mbuto zo mu nda yawe hazabonekaho umugisha. Muri make ikintu cyose uzerekeza amaboko cyose kizaba icy'umugisha, kuko wagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ariko ageze hepfo cyane, hafi kuri 66, niho Uwiteka yabwiye Mose avuga ngo reka mbabwize ukuri, nimutazagira umwete wo kunyumvira, nk'uko nishimiye kuba nabahereza iyo migisha yose, nyishimira ko mwatera imbere, nyishimira yuko hari ahantu runaka mwagera, ariko nimutaza kunyumvira niko nzishima mbona murimo murimbuka. Amen. Muri make Imana ibishaka yuko niba warasenze Imana ubabaye n'urugero, urimo urayibwira ngo ndashaka ikintu runaka, icyo kintu runaka niba umaze gukibona ntabwo kigomba kuba cyasimbura Imana. Ugasanga Imana ugiye utangiye iburira umwanya, nta mwanya ukibonera Imana. None ugasanga aho ngaho cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Ubundi Imana ubwayo iyo yashatse umwanya kakaza kuwubura, nta bindi bintu ikora. Imana itishakira umwanya mu byawe kandi bikanashoboka. Niko kuri ku ijambo, niko bigenda. Rero ahangaha niyo mpamvu nkubwira ngo uzajye usaba Imana imbaraga zigushoboza kuba wagira ibyo utunga, kuba wagira ubutunzi ushobora kuba watunga, maze bukaza no kugutera kubaha Imana. Ariko nuza kugira ubutunzi uri buze kuba watunga bukaza gutuma Imana utayubaha, bizakugora cyane. Birasaba ngo gira ukuntu watunga bwa butunzi ujye no kubaha Imana, kandi byose bizagenda neza nta n'ikibazo. Muri rusange ikintu gikenewe cya mbere cyo nuko ugomba kubahisha Imana, ibyo utunze byose bikubaha Imana kurusha ibindi byose. Amen.
erega buriya niyo mpamvu nkubwiza ukuri kose gushoboka. Ibi ngibi murimo mureba muvuga ngo sinzi ngo mfite ubukene, ariko Yesu azarinda aza hari abantu bakiri abakene, azaza hari abantu hari abakire, azaza hari abantu bakiri mu mazu y'amakode, azaza hari abantu batigeze batunga n'imodoka, azaza ari ubuzima butigeze buhinduka ku bantu bamwe na bamwe. Ariko igihe ufite agaciro, banza wishakemo cyane ikintu kivuga ngo kuba ntunzi icyo bita agakiza cyane, nicyo kintu cyonyine gifite agaciro, nta kindi. Rero Uwiteka yabwiye Abisirayeli bavuga ngo nimugera muri icyo gihugu, uko yabwiye bose, urumva yuko yakomeje kumubwira amategeko bagomba kuba bagenderaho. Bamaze no kugera i Kanani, bamaze kwambuka, Uwiteka se ababwira amagambo akomeye cyane, abavuga ngo mwebwe muzirinde cyane imana muzasanga muri iki gihugu, ahubwo ngewe muzanyubaha, ngewe nk'Uwiteka muzanyubaha, kuko nimura kunyubaha nzongera kubatanga mu maboko, mugende mujye kuba n'ubundi abaretwa mu kindi gihugu. Ni nako byagenze rero. Bageze n'ubundi muri cya gihugu barirara, batangira gusenga ibyigwamana byo muri cya gihugu, bibagirwa Imana yabakuye muri Egiputa, bibagirwa Imana yabambukije inyanja itukura, bibagirwa Imana yabahaye Imana bari mu butayu, bibagirwa Imana muri rusange yagiye ibahereza buri kimwe cyose cyari gikenewe, barayibagirwa cyane. Ariko Imana kuko ni inyampuhwe, n'ubundi irabareka. Bamaze kuba bagera muri ahandi hantu i Babuloni, bagiye kuba baretwa i Babuloni, Uwiteka bageze bibuka Uwiteka hashize imyaka igera muri 70, niko bagize gutya n'ubundi bibuka Uwiteka. Ariko n'ubundi Uwiteka yarabwiye Yeremiya aramubwira ngo n'ubundi ahangaha bazahamara imyaka 70 niyo bazamara muri iki gihugu, kuko icyambere banze kunyumvira. Ariko Uwiteka kuko n'umunyembabazi arabibuka, yumva abagiriye impuhwe, maze aravuga ngo ubu bwoko ni ubwoko n'ubundi ni abantu iteka ryose. Maze aravuga ngo ngomba gukora ibishoboka byose, nkareba iki nabafasha, nkareba iki nabakorera. Maze Uwiteka ategura avuga ngo ngiye kureba ukuntu nabahereza undi mutima, umutima mwiza, umutima mushya, umutima ukwiriye, niwo uzatuma bashobora byibuze ko banyubaha. Kuko nibagira umutima bazashobora kunyubaha, bazagenda amategeko yanjye, kandi bazanyumvira muri byose. Amena. Uwiteka nibwo yagiye akoresha abantu benshi batandukanye, akoresha abami batandukanye, maze ku bwa Kuro nibwo yatangiye kwemera cyane bise ko bajya kubaka ya nzu y'Uwiteka yari yamaze gusenywa, bongera kujya kuyisana n'ubundi ari ku bwa Kuro. Ariko ikifite agaciro cyane, ijambo nyamukuru cyane turimo cyane, nuko Uwiteka yase akora ibishoboka byose, abavuga ngo nanze icyo bita agasuzuguro. Sinshaka kuzongera kubona abanyamahanga babatuka, bababwira nabi, babakoze isoni, bavuga ngo Imana yanyu ngo imeze gute. Reka duhasome 3:6-15 amagambo avuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no kugukoza isoni, nabo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Rero Uwiteka yibutse ubwoko bwiwe, yibuka isezerano yagiye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, bituma Uwiteka avuga ngo reka nongere ngaruke kuri abantu banjye, reka nongere mbazane. Maze Uwiteka arabagarura, maze ikintu yakoze cyambere cyo yabanje guhita bakora ikintu bita imyanda, abanza kubamesa neza, abakora ikintu bita imyanda, cya kintu biti byaha byose abibakura, avuga ngo muzitwa ubwoko bwanjye, nanjye nzitwa Imana yanyu. Maze Uwiteka ikintu yakoze, yahise abona ikibazo bafite cyambere cyo, bafite ikibazo cy'imitima. Icyo yasanze bafite gikomeye cyane. Ngo rero aba bantu wabahereza umutima mushya, wabahereza umutima mushya akabakuramo iyi mitima imeze gutya, abantu byatuma banyubaha bakagenda mu mategeko yanjye. Maze Uwiteka afata umwanzuro ukomeye cyane, aravuga ngo rero nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye kureba ukuntu nakura uyu mutima umeze gutya muri uyu muntu, kugira ngo uyu muntu arusheho cyane kunyubaha kandi agenda mu mategeko yanjye. Maze Uwiteka akora igitangaza gikomeye cyane. Ni bwese bavuga ngo amagambo akomeye cyane, avuga ngo umva,
nzabakuramo imitima imeze nk'amabuye, kuko ubundi iyo umuntu afite umutima umeze nk'ibuye ntabwo yakumvira Imana, ntabwo byashoboka. Ubundi uyu mutima umeze nk'ibuye akenshi aba ari za mbuto z'umwuka, aba ari za mbuto za kamere umuntu n'ubundi avukana iteka ryose. Ariko umutima mushya Uwiteka agiye gushyiramo, akavuze ngo ngiye gushyiramo umutima mushya nguhereze nicyo bita umwuka wanjye. Imana ishimwe cyane. Iyi saha Uwiteka inkuru nziza cyane akuzaniye nuko ashaka kuba yawukuramo uwo mutima wawe umeze nk'ibuye, uwo mutima umeze nk'ibuye, kuko ntabwo wanezeza Uwiteka, nta nuko wakumvira Uwiteka ufite umutima umeze nk'ibuye, ahubwo ashaka ngo agukuremo uyu mutima umeze nk'ibuye maze agushyiremo umutima mwiza, umutima mushya, wa mutima wuzuye umwuka wera, wa mutima wuzuye ibyo Imana ishaka muri rusange, niwo mutima Imana ishaka kuba yagushyiramo. Amena. Rero arashaka kugira ngo agukuremo cya bindi byose, uko icyambere cyo uwo mutima wawe utunga uri n'umuntu runaka. Erega umutima ntabwo utinya intebe wicayeho. Uyu mutima umeze nk'ibuye, abantu benshi cyane niyo mpamvu usanga umuntu ufite umutima mushya niwo muntu ufite ubwenge bw'Imana. Amena. Iyo udafite ubwenge bw'Imana ubundi usanga ufite umutima umeze nk'amabuye, ariko uyu mutima mushya nizo mbuto z'umwuka wera Uwiteka akeneye yuko zigomba kuba zayoborwa n'umuntu wese. Umuntu wese akaba yagize imbuto z'umwuka wera aho yaba ari hose. Amena. Nzabakuramo umutima umeze nk'amabuye mbashyiremo umwuka wanjye, kandi muzaba abana banjye, kandi icyo nzi neza kuva iyo saha muzatangira kunyubaha, kandi ibyo muzakora byose bizagenda neza. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Rero aya magambo icyo Uwiteka ashaka iyi saha, akeneye kuba yagukuramo uyu mutima umeze nk'ibuye, kuko icyambere cyo ijambo ry'Imana tuvuga cyane ku ari 5:16 ngo abayoborwa n'umwuka wera abo bose ni bana b'Imana. Igihe cyose uzaba uyoborwa na kamere yawe ntabwo uzabura umwana w'Imana, kuko icyambere cyo niba abayoborwa n'umwuka wera ari bo bana b'Imana, bivuze yuko abatoborwa n'umwuka wera ntabwo ari abana b'Imana. Bivuze yuko umwana w'Imana wese agomba kuba yayoborwa cyane n'ikintu bita umwuka wera. Rero udafite umwuka wera aho ngaho reba uko wakongera gusaba Imana yongere iguhereze uyu mutima, umutima mwiza, umutima mushya, igukuremo cyane iyi kamere mbi cyane. Imana igukuremo maze iguhereze umutima uyinezeza, iguhereze umutima utuma uyubaha aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose, kuko iyo ufite uyu mutima mushya wubaha n'Imana. Ntabwo utenya ngo uvuge ngo gutya na gutya n'ubundi ikintu utakuriye hariya ngo wagikora ngaho gutya na gutya. Hoya, hari umuntu umwe aravuga ngo mu gihe uzi neza yuko nta nubwo byibuze ntabwo wakora ikintu runaka ngo ube wagikorera ahantu gutya ari nko muri public, bisobanuye yuko na nijoro ntabwo wagikora. Muri make hari ikintu utakora ku manywa na nijoro ntunagikore, kandi bikagenda neza kandi bigashoboka. Rero bisobanuye ngo iyo umuntu afite uyu mutima agerageza kuba yakumvira Imana mu byo akora byose, aho agenda hose, ibyabamo byose akaba yakumvira Imana, kuko afite umutima wuzuye umwuka wera, afite umutima atari umutima wa kamere, afite umutima wubaha Imana. Muri rusange niba ushaka kuvuga ngo bashaka kuba wakorera Imana neza, banza uyisabe ibanze guhereza umutima mushya umeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe cyane. Kuko Abisiraheli mbere iyo baza ko bafite uyu mutima, bakiri mu butayu, byari gutuma bubaha Imana kandi bose bakaba bagana i Kanani nta n'ikibazo. Ariko kuko batunze umutima umeze nk'ibuye, bituma bagenda bagandira Uwiteka, ugasanga baramusuzuguye uko bukeye n'uko bwije. Ariko iyi saha aravuze ngo nzabaha undi mutima mbashyiremo umwuka wanjye. Muri make uwo mutima mushya n'uwo mwuka wayo nibyo bizahita biramplasa icyo bita umutima umeze nk'ibuye cyangwa iriya kamere. Icyo Uwiteka gushaka nta kindi nuko wamwemera cyane akaba yagushyiramo uyu mutima, kuko Imana ikeneye yuko umuntu wese ushaka kubavuga izina ryayo nave mu cyane mu bidatunganye byose, maze yemerera Imana imuyobore. Kuko Imana ikuyobora ntabwo uzava n'ubundi ngo wakoze icyaha runaka, kuko Imana ikuyobora
ikuyoboye ntago waba imbata y'icyaha. Imana ikuyoboye wagenda mu kuri kwayo. Imana ikuyoboye wagenda mu mwuka wayo. Imana ikuyoboye watunga ubwenge bw'Imana. Nta kindi kintu gikenewe, saba Imana yongere iguhereza ikintu bita umwuka wera, kuko umwuka wera namara guhagera azahita ahindura cyane uyu mutima wa kamere, agukuremo maze akwinjize mu mutima umeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe. Azaguhereza umutima umeze nk'uko Imana ishaka, kuko icyambere cyo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka wera cyangwa uyu mutima mushya wo icyambere cyo utanga icyo bita ubugingo buhoraho. Ngo bwije ukuri nta hantu wazagera udafitiye umutima mushya, ntabwo byashoboka. Saba Imana iyi saha yongere iguhereze cyane uyu mutima mushya, kuko niyo gusa wonyine ufite uzakurengera. Muri make ibihe tugezemo, umuntu afite umutima mushya kugira ngo abitambukemo biragorana cyane, kuko uyu mutima mushya ntabwo uzigera utuma wumva yuko hari ikintu naka wakora. Muri make umutima mushya ntabwo uzatuma ugira ubwoba, kuko icyambere cyo umwami ni igitare iteka ryose abantu bose abakiranutsi bahungiramo. Amen. Uwiteka ni igitare umukiranutsi ahungiramo uko bukeye n'uko bwije. Igikeneye kuri wowe, ongera wemerera Imana, ongera uyisabe cyane, ongera ubwire. Muri make intege zawe urazizi, ibyatumye utunga umutima umeze nk'ibuye urakizi, kuko umutima umeze nk'ibuye waba uri umupasitori ukaba wanawutunga, waba uri umushumba ukawutunga, waba uri umukristo runaka kandi abantu babona usenga cyane ukayitunga n'umutima, waba uri umuririmbyi ukawutunga, waba uri umuhanuzi ugatunga uyu mutima. Uyu mutima uko icyambere cyo ukora akazi gakomeye cyane. Niyo mpamvu usanga umuntu ari mu murimo w'Imana ugasanga ibyo ari gukora arumva yuko we ubwiwe ibyo ari gukora n'ibyiwe, ntabwo ari iby'Imana. Ni kuko icyambere cyo afite umutima wa kamere, kandi uyu mutima wa kamere nyine ni wa mutima nyine ni wa wundi umeze nk'ibuye, umutima udahinduka. Wamuga ngo niyitware gutya agahita kwereka ngo njye nakubanje mu gakiza. Muri make ugasanga ntabwo ashaka kuba yahinduka, ariko iyo umuntu amaze kugira umutima mushya bituma bigaragara yuko yamaze guhinduka. Ariko Uwiteka Isa aravuze ngo nzabakuramo imitima imeze nk'amabuye mbashyiremo icyo bita umutima mushya. Nawe Isa wakwemera Uwiteka akaba yaguhereza umutima mushya, akaba yakuremo umutima umeze nk'ibuye, kuko umutima umeze nk'ibuye uzatuma ukomeza kuri ubundi bwawe kugenda ucumura ku Uwiteka uko bukeye n'uko bwije. Ariko nugira umutima mushya bizatuma wubaha Uwiteka n'umuheshe n'ibyo ukora byose, umubahe naho waba uri hose kandi uzamubaha. Amen. Iyi saha Uwiteka akeneye yuko uba umuhanuzi utunze uyu mutima mushya. Uwiteka akeneye yuko uba umubwirizabutumwa, tugomba kubwiriza dufitiye imitima mishya. Uwiteka akeneye yuko tugomba kuba abanyamasengesho ariko dufitiye imitima mishya. Uwiteka akeneye yuko tugomba kuba abayobozi runaka ariko dutunze imitima mishya. Icyo wayobora cyose, aho wayobora hose, ugomba guhaba ariko utunze uyu mutima mushya. Nicyo kintu cyonyine kizagushoboza cyane kuba wakubaha Imana. Muri make ukicara muri ya ofisi hahandi wicara ariko ufite umutima mushya. Muri make ukaba muri ka kazi kawe ka buri munsi ariko ufite umutima mushya. Ukaba wicaye n'ahandi hantu waba uri gusenga ariko ufite umutima mushya. Udafite umutima mushya kugira ngo uzuzire umwuka wera neza w'Imana bizakugora cyane. Ariko nugira umutima mushya uzamenya neza yuko Uwiteka kubereye igitare kandi yuko akubereye ubwihisho. Muri make uyu mutima mushya urakenewe mu itorero, urakenewe ku isi yose. Uwo ku isi yose baza kugira umutima mushya bakaza guca bugufi, bakaza gushaka Uwiteka. Uwiteka ari kuba yaramaze kuturengera, ariko ikibazo abantu bafite cyane ni abafite imitima mishya. Muri make iyo mitima bafite imeze nk'amabuye yanze guhinduka. Niyo mpamvu usanga Uwiteka ibyo ari gushaka ntabwo birimo bikora neza nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu iteka ryose akeneye yuko buri muntu wese aho yava akagera yatunga uyu mutima, agatunga uyu mutima kugira ngo agendere mu kuri kw'Imana, kugira ngo avuge iby'Imana ishaka, kugira ngo abeho Imana ishaka. Nta kindi gikenewe nuko watunga uyu mutima. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga, ariko ndagusaba, umaze iminsi, umaze igihe kirekire umva muri wowe warihebye cyane, umva muri wowe warabuze uko wigenza, ariko humura. Yesu yavuze ngo sinshaka kuzongera kubona abanyamahanga,
bagutuka be no kuba ukoze isoni ukundi. Muri make atubwira ngo nzaguha umutima mushya mukuru umutima umeze nk'ibuye kandi nzaguha no ku mwuka wanjye bituma ugendera mu mategeko yanjye. Muri make ntabwo washobora kubagira mu mategeko y'Imana udafitiye umutima mushya, ntabwo byashoboka. Ariko iyo ufite umutima mushya bituma ugenda mu mategeko y'Imana kandi ukayakora neza kandi ukayigenderamo neza. Mureke dusenge Imana, ariko buri muntu wese aho yava akagera yisuzume cyane, wirebe. Ariko icyo ngusabira cyane nanjye nisabe nuko Imana yadushoboye kuba twatunga cyane iyi mitima mishya ko twayitunga kurusha ibindi byose. Amena. Mureke cyane dusenge Imana, tuyisabe cyane iyi mitima mishya igera hagati muri twebwe, n'izatuyobora n'izatuma tugera kandi tuzagera mu ijuru amahoro kubera iyi mitima mishya. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuko uri uwera, tugushimiye kugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo wabwiye ubwoko bwawe mwengezi mwiza yuko uzaboha imitima mishya kuko imitima imeze nk'amabuye. Mu izina rya Yesu natwe Mana dusanze dufite iyo mitima imeze nk'amabuye, twemere cyane duhereze imitima mishya, imitima ituma tukubaha, tugenda mu mategeko yawe. Mu izina rya Yesu turagushime cyane ko uduhaye imitima, turagushime ko uduhaye imbaraga zidushoboza Mana kukubaha aho twaba turi hose, tukakubaha iteka ryose. Mana urakoze byose kubikoze, sabye n'izenzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana muri komeze bagirire neza kandi komeze batabare. Kandi icyo mbifuza nange nifuriza nuko twazagera muri cya gihugu cyiza. Shalom shalom. Imana y'amahoro ibahere kandi komeze haze kwifuza kwanyu. Murakoze cyane.